Yes, ndabasuje kandi mbaye ikaze mwebwe mukomeje kubana natwe kuri Demi Empire. Ntugende udakoze subscribe, click subscribe, click s'abonner kuri Demi Empire kugira tujye turushaho kubana umunota ku munota. Uyu munsi rero wakwibaza ngo ngiye kubazanira inkuru imeze ite. Ni imodoka ya kwasiteri mu by'ukuri yari itwaye abanyamuryango ba FPR Inkotanyi. Iyi modoka yavaga i Gicumbi yerekeza mu karere ka Musanze. Mu by'ukuri rero ni imodoka yaje gukora impanuka, yakoze impanuka igeze mu makorosi y'ahitwa mu Rwiri. Mu gahinda gakomeye umubyeyi witwa Chantal Nyirandama ahita ahasiga ubuzima. Abandi bagera kuri 6 bakomeretse cyane buryo bahise berekeza cyangwa se bajyanwa mu bitaro. Amakuru hari avuga ko mu by'ukuri iyi modoka yamanukaga muri uyu muhanda wa kaburimbo ya Gicumbi base ahagana saa 9:30 z'igitondo zo kuri uyu munsi, kuri iki cyumweru tariki 24 Ugushyingo 2024, ubwo yari igeze mu karere ka Rulindo umurenge wa Cyungo ahitwa muri Rwiri, inanirwa gukata ikorosi maze irenga umuhanda ikubita ku mugunguzi w'umuhanda ihita yibirindura. Ikimara kwibirindura, umubyeyi Chantal Nyirandama muri ako kamwanya yahise ahatakariza ubuzima. Ngira ngo muri kumubona nongo wagiye ugaruka muri screen uri kugenda ugarukamo, ngira ngo muri kugenda mumubona no umumama yo hatakarije ubuzima. Imana mwakire mubaye. Kugeza iyi saha iyi manuka ikimara kuba, hahise haza ubutabazi bw'ibanze nyine bwaho ngaho, bakomeretse hutanwa kwa muganga, bamwe bari kuvubirwa ku bitaro bya Kinihira, mu gihe bakomeretse bikomeye babandi 6 boherejwe mu bitaro byisumbuye kugira ngo bahabwe ubuvuzi bwisumbuyeho. Aya makuru kandi yemejwe n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ICP Rutikanga Boniface, wemeje ko umuntu umwe yahise ahatakariza ubuzima. Chantal ati nibyo koko iyo kwasiteri yari itwaye abantu bagiye mu nama i Musanze bavuye i Gicumbi. Umwe yahise asiga ubuzima, abandi 6 bakomeretse bikabije, ndetse hari n'abakomeretse byoroheje, bose bari kwitabwaho mu bitaro. Yakomeje agira ati iperereza kugira ngo hamenyekane icyateye impanuka riracyakomeje. Akaba asaba abakoresha umuhanda kwitwararika ibimenyetso bibayobora, ndetse abatwara bakagerageza kugendera ku muvuduko wagenwe no gusuzumisha ibinyabiziga igihe cyose biri ngombwa. Nuko aravuga ati turakomeza kwihanganisha ababuze uwabo, watakarije ubuzima muri urwo rugendo no muri iyo mpanuka.
witabye Imana akaba yari umushoramari mu bijyanye n'amahoteli na resitora, ari we Chantal. Iyo mu by'ukuri ayo niyo makuru kugeza isaha dufite kuri iyi mpanuka, ari nabyo mu by'ukuri umuvugizi wa polisi y'u Rwanda tangaje yemeje. Muri aka mwanya tugiye gukomeza tubabarize, dukurikirane mu by'ukuri amakuru ahari ayo ari yose kugeza isaha bimeze bite. Turaza kandi kubabwira mu by'ukuri n'iki kiri bukurikireho wese, abarembye cyane byibuze bo aho bari kwitabwaho bihagije. Turaza gukomeza kuhababera. Reka mbashimire cyane rero mwebwe mwese twabanye muri iki kiganiro. Imana ikomeze ibahe umugisha. Wowe bitameze neza, mwijeje ko mu by'ukuri ejo cyangwa ejo bundi bizagenda neza. Ntazagire uguca intege cyangwa akubwire ngo ubuzima ntibuzahinduka. Ntabwo ari we Mana yakuremye. Yakuremye irahari kandi nzi neza ko izabikora uko bikwiye. Ndagushimiye cyane rero, Imana ikomeze iguhe uburame n'ubugingo, kandi gukomeza kwihanganisha umuryango wabuze uwabo, wababuze uwabo. Ukomeze gukomera no kwihangana, niko ku isi bigenda. Imana ikomeze ibakomeze, kandi mukomeze gukomerera mu gikomere, niko iyi si yubakitse. Ibihe byiza kuri mwese. Niba utarakora subscribe yikore, Imana iha umugisha ikiganza kiri buyikore. Ndabashimiye cyane. Ciao ciao.